bakunze b'ijambo ry'Imana, ndabaramukije mwese. Ni Pasteur Kamarade Jean Bosco. Ndagira ngo rero mbararikire kugira ngo dukumve ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tubanze dusenga Imana kugira ngo dusangire amagambo y'Imana Imana yaduteguriye. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, icyubahiro ni icyawe. Uyu mwanya mwiza rero tugiye kumva ijambo ryawe nkuko uduhaye umwanya mwiza, kandi abagiye kuritega amatwi n'abazaryumva bose Mwuka wera akorere muri bo kugira ngo babashe kumva neza icyo Mwuka avuga. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen amen. Ndagira ngo rero turebe ijambo ry'Imana dusanga hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, duhereye ku gice cya 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Reka dusome. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, abiri yayatwikirizaga mu maso he, yandi abiri yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, nishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi araguruka aza ahondi, afite ikara mu ntoke ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa, arambwira ati, dore iri gukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Maze ndavuga nti, ninjye, bari njye utuma. Amen. Amagambo rero tugiye kuganira kuri uyu munsi afite insanganyamatsiko ivuga ngo kwezwa no gutumwa. Yesaya uyu nguyu ni mwene Amose, nkuko tubisoma mu gice cya mbere. Akaba umuhanuzi wahanuye mbere y'imyaka 700 y'ivuka rya Yesu. Hanyuma ni umuhanuzi wahanuriye ubwoko bwa Isiraheli mu gihe gikomeye, igihe Isiraheli yari yaraguye, ubwoko bw'Imana bwaragiye mu byaha byinshi. Usomye igice cya mbere wabisangamo uburyo Imana yamwerekaga uburyo Abisiraheli bagomeye Uwiteka. Hanyuma aratumwa rero kugira ngo ajye kubaburira bave mu ngeso zabo mbi. Yesaya uyu nguyu yabayeho ku ngoma z'abami 4 bose bagiye bakurikirana. Muri icyo gihe nyine yahanuraga akora umurimo: umwami Uziya, umwami Yotamu, umwami Ahazi ndetse na Hezekiya. Abo ni abami b'i Buyuda. Ariko hari n'undi mwami wa 5, umuhungu wa Hezekiya witwa Manase. Nawe Yesaya yari akiri hari ku gihe gito, kuko amateka natubwira ko ari we waje no kumwica amukereje urukezo, uwo mwami witwa Manase. Hanyuma rero Yesaya tubona ko muri iki gice cya 6 hatugaragariza uburyo yaje guhishurirwa. Twasomye ngo muri uwo mwaka nimwo Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye umwami Imana
ngo yicaye ku ntebe nini ndende yera, intebe y'icyubahiro. Mu yandi magambo, mu ncamake, yabonye ubwiza bw'Imana, abona Imana igoswe n'abamarayika b'abaserafi barimo bayisingiza, mbese yagize umugisha wo kubona Imana. Hanyuma tubona ko ngo Yesaya ubwe niwe utubwira ubu buhamya, ngo amaze kubona icyo cyubahiro cy'Imana arataka cyane. Ariko icyatumye ataka twabonye kuri uriya murongo wa 3, aho marayika ngo yavuze ijwi rirenga, aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo arera, arera, arera. Muri uko kuvuga ngo arera, 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 iryo jwi niryo ryakoze kuri Yesaya rituma ataka. Ngo yatata avuga ngo mbonye ishyano we, ndapfuye mbonye ishyano, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, none mbonye umwami Imana. Muri makeya, icyo aya amagambo makuru tuza kubonamo ni uriya murongo wa 3 ndetse n'umurongo w'8. Umurongo wa 3 uratugaragariza ko Imana yera. Iyo dusomye hariya mu rwandiko rwanditswe na Petero rwa mbere, igice cya mbere umurongo wa 15, haratubwira ngo nk'uko iyabahamagaye ari yera, ngo abe ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Ni ukuvuga ngo iki nicyo cyatumye Yesaya yikanga, yisuzumye, arimenya, amenya ko abonye Imana yera ariko we atejejwe. Gahunda y'Imana yari yo kumweza. Icyari gitumye imwiyereka, impamvu iragaragara, nuko Yesaya yari amaze iminsi akora, ko twabonye ko yahamagawe mu gice cya mbere. Nusoma uhereye mu gice cya mbere cy'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, uhereye ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 5, igice cya mbere yarahamagawe, ndetse dutangira no kubona ubuhanuzi yatangiye guhanuramo. Igice cya 2 yari arimo akora, icya 3 yari arimo akora, icya 4 n'icya 5, aho hose yari arimo akora, avuga ubutumwa, abwira abantu ibyo kwihana. Ariko ikibonekamo nuko yaje kujya mu ntege nke nawe arandura. Hari amagambo yaravuze ngo ni ishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Arimo aravuga ko yanduye, ndetse anasobanukiwe n'aho yanduriye, ngo ni abantu aturanye nabo. Ntuye hagati y'abanduye, ntuye hagati y'abavuga amagambo mabi, none ntabwo nabashije kwirinda kugira ngo nkomeze ndinde ubwere bwanjye, ahubwo nanjye baravuze, nanjye ndavuga, kandi ndakomeza ndakora, nkomeza kuvugira Imana, kandi bitemewe. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Yesaya rero yari arimo anengwa n'umwami Imana yuko akorera Imana, avuga ubutumwa, kandi afite iminwa yanduye. Imana itugire neza. Ikibitwereka ko ari Imana aricyo cyayigenzaga kugira ngo imwiyereke, ni hariya kuri uriya murongo
wa gatandatu bimaze kugaragara yuko Yesaya yimenye, ngo Imana yatumye marayika ngo genda umukozi kara ku munwa kubera ko yamaze kwimenya. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba yanduye ariko ntiyimenye, ahubwo akamenya abandi ariko we ntiyimenye. Ariko ahangaha iyo twamaze kwimenya, ikiri jambo ritwereka nuko iyo twamaze kwimenya binezeza Imana, yarangiza ikatweza. Yarimenye, arataka, anavuga naho yaguye, anavuga naho yanduriye, arangije aratakamba asaba n'imbabazi. Hanyuma Imana ituma marayika wayo ngo genda umukozi kara ku munwa, dore nta handi yanduriye no mu magambo. Ngo ikara rimukoza ku munwa, arangije ngo aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Nuko Yesaya barejejwe. Hanyuma Imana ikora teste ngo irebe, yongera kumutuma. Muribuka ko mu magambo nababwiye mu ntangiro navuze ngo nukwezwa no kongera gutumwa. Yarongeye aratumwa. Kuri uriya murongo w'8 ngo numva ijwi ry'umwami Imana riti, maze ndavuga nti numva ijwi ry'umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Maze ndavuga nti nije, bari nge utuma. Harimo ijambo rikomeye ryo kongera gutumwa. Aya magambo cyane cyane ndagira ngo nyahuguze abantu bahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza. Dukwiriye kuvuga ubutumwa bwiza, ndetse harageze ko tunabuvuga cyane. Ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ngo Imana irashaka kongera kudutuma. Birashoboka ko hari mu gihe cyose wakoze mu minsi itambutse bitatanze n'umusaruro ukwiye, kuko wabikoraga wanduye. Uku kwandura rero ntago tugomba kukurenza amaso ngo dukomeze dukore twanduye. Uyu munsi wa none cyangwa se uyu mwanya ucyumvira ijambo, Imana iraguhamagarira kugira ngo wongere wezwe. Hanyuma mbere yo kuvuga ibijyanye no kongera gutumwa, reka dukomeze tuvuge ku bintu bijyanye no kwezwa. Ntabwo ari Yesaya gusa, ahubwo uyu munsi wa none, muri iki kinyejana, muri iki kinyagihumbi, Umwami Imana arashaka kongera kutweza kugira ngo twongere tuvuge ubutumwa bwiza. Muzi ko ari misiyo yahaye abizera. Matayo igice cya 28, aho Yesu amaze kuzuka, ngo yabwiye abigishwa be, arababwira ngo nimugende mu bihugu byose, mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza, mubahindure kuba abigishwa banjye. Ariko nanone ntabwo ashaka yuko tuvuga ubwo butumwa tudasa nabwo, arashaka ko tuvuga ubutumwa dusa nabwo. Ntabwo bikwiriye kuba umuvuga butumwa wanduye, ugira amagambo yanduye, ugira intekerezo zanduye, ugira ibikorwa byanduye. Kandi birashoboka tugeze mu gihe kibi cyane, Satani arimo ajijisha, ashaka kugira ngo umuntu avuge. Abantu barashaka kuvuga cyane, barashaka kuvuga rwose, ariko ntibabanze kwezwa. Ntabwo bakwiye kubyirengagiza, kubera ko ntabwo Imana ibishaka. Yarebye Yesaya, iramureba isanga arakataje, arimo aravuga. Ibyo ni byiza rwose, ariko iravuga ngo ntabwo yakomeza kumukoresha yanduye. Harageze ko wisubiramo ukimenya. Ahangaha nk'uko yimenye, akavuga ati iminwa yanjye iranduye, ndisobanukiwe, kandi aho nanduriye ndahazi, nagiye mu kigare cy'abandi ndandura. Uko niko nawe ukwiye kwimenya, kwisuzuma muri aka kanya. Tukiri kuri aya magambo, ijambo ry'Imana hariya nyine mu rwandiko rwanditswe na Petero igice cya mbere, umurongo wa 15 ndetse n'uwa 16, haratubwira ngo nk'uko uwabahamagaye ari uwera,
aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umukozi w'Imana witwa Petero. Ntabwo ari ukwezwa mu magambo gusa, ahubwo ngo ni mu ngeso zacu zose. Buriya dufite ingeso zitugendaho mbi, ingeso za kamere muntu. Hari izo twavukanye, hari izo tuvanaho tuba, nk'uku nguku Yesaya yarazivanye mu bo yakoranaga nabo, mu bo yabanaga nabo, mu bo yirirwanaga nabo. Aho hantu hari ingeso twavana zitari nziza, ariko bwa mbere tugomba kubanza kwibuka ko twahamagawe. Aya magambo ndayaguza cyane abahamagawe mwese. Umva uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ubwa mbere tubanze twibuke ko waduhamagaye ari uwera. Ndetse hari n'ahandi mu nzandiko ngira ngo nirwo atari rw'Abakolosayi n'urw'Abafilipi, yavuze ngo Imana ntabwo yaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo Imana yaduhamagariye kwezwa. Kwezwa ni ngombwa, kuba turi abantu bejejwe ni ngombwa, kandi ngo tukaba twejejwe mu ngeso zacu zose. Hanyuma ahangaha rero cyane cyane nashatse kugira ngo twibande cyane ku kwezwa mu byo tuvuga. Umukozi w'Imana Petero nako Yakobo, reka tuhasome turebe icyo yabivuzeho. Yakobo igice cya 3 turasoma duhereye ku murongo wa 2, dusimbuke dusome ku murongo wa 9 n'uwa 12. Kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Tugende ku murongo wenda duhere ku murongo wa 5. N'ururimi narwo niko ruri, n'urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehinomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza, kandi barabimenyereje. Ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza, bwuzuye ubusagwe bwica. Urwo ni rwo dushimisha Umwami Data wa twese, kandi rwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese ye amazi meza n'akereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu, kandi ngo ivemo n'ameza. Aya magambo dusomye hano, kuva kera kose mu bihe bitandukanye abantu b'Imana bagiye bahugurirwa kwirinda muri byose, ariko cyane cyane ururimi rukabagora. Ariko hano turongera guhugurirwa rwose ko bishoboka ko umuntu abasha kurinda ururimi,
kuko niba tutabashije kurinda ururimi bivuze ngo imbaraga z'Imana ntacyo zaba zaratumariye, ntacyo umwuka wera yabatumariye. Niba koko bigoye, Yakobo arabivuga ko biruhije rwose, ariko kandi ntavuga ko bidashoboka. Birashoboka kubera ko dufite umwuka wera, birashoboka kubera ko twahamagawe n'uwera, birashoboka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twumve byinshi ariko tuvuge bike. Ururimi rero biragaragara ko ari urugingo ruto cyane, ndetse ruragereranwa n'akantu gatoya. Hariya batanze urugero ku mafarashi ngo yoborwa n'imigozi, ndetse bagatanga n'urugero ku nkuge uburyo ziyoborwa n'akantu gatoya, ariko wenda twagereranya na vora y'imodoka, na ka piyese gato ariko kababasha kuyobora imodoka nini cyane. Uko niko avuga ati natwe dufite akagingo gato kitwa ururimi, tubashije kukagenga twabasha kugenga umubiri wose, ndetse twabasha kugenga n'ubugingo bwacu. Imana itugire neza. Hanyuma hari abantu bananiwe kurinda ururimi rwabo ariko bagakomeza gushaka kuvuga ubutumwa. Oya, reka nkubwire, ushatse wabireka byose. Banza wezwe nurangiza utumwe, ukorera Imana bimeze neza. Nanone hari andi magambo nifuza ko dusoma, rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ni imirongo itari myinshi, igice cya 4 umurongo wa 29. Haravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Imana ishimwe. Hanyuma dusome igice cya 5 umurongo wa 19. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Amen. Ngayo amagambo abahamagawe bategetswe. Ndabizi ko twese turahamagarwa, ariko abantu bemeye kwitaba, cyane cyane niba aya magambo ari mabwira. Niba waremeye kwitaba, ukemera kwitaba umwami wawe igihe yaguhamagaraga, ubwa mbere araguhamagara guha agakiza, ubwa kabiri aragutuma ngo ugende ubwire n'abandi, nk'uko indirimbo ivuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Aya magambo ni twebwe abwira cyane. Tugomba kwezwa muri byose, ariko turacyari kuri iri jambo rivuga kwezwa mu byo tuvuga. Pawulo aravuze ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigajye rituruka mu kanwa kacu. Ntirikajye rituruka mu kanwa kawe mwene data. Ijambo riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kawe, waba uri aho bakureba naho batakureba. Hari abantu bakunda kurebera gucunga abandi ngo ntavuga ibintu banyumva, ngo ntavuga ibi ngo abo dusenga n'abanyumva, ntavuga aya magambo yaba ari aho yiherereye, ari aho abona abo basengana batari kumwe akavuga amagambo abonye, ariko yagera aho bari akavuga amagambo meza. Oya, ntago ari byo. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kawe, ahubwo uko ubonye uburyo ujye uvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi. Ndetse ngo tubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Kubwirana zaburi bishatse kuvuga gusoma ijambo ry'Imana, ndetse tukaririmba indirimbo z'Imana, ndetse tugahana n'ubuhamya. Ururimi rwacu nicyo rugomba gukora kugira ngo umuntu uryumva wese rimuheshe umugisha, yaba yizera yaba utizera. Ubwo mwari muzi ko amagambo meza, amagambo y'Imana ahesha umugisha abizera n'abatizera. Yesu atugirire neza. Tumenyereze ururimi rwacu kuvuga ibyiza. Ikindi nongera kuvuga nuko Imana ikunda abantu bavuga amagambo meza yo guhesha abandi umugisha.
iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki ni igice cya 3, niba ntibeshya hari n'umurongo wa 16, muraza kureba neza ntago yego, haravuga ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, baganira amagambo y'Imana, ngo maze ngo Uwiteka akamanuka agatega amatwi, maze ngo ibitabo by'urwibutso ngo bikandikwamo amagambo meza abera baganiriye. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko iyo abantu baganira iby'Imana, iyo abantu bavuga amagambo meza, ni nabwo bagirana ubusabane n'Imana. Ntabwo ushobora kugirana ubusabane n'Imana utabanje kwimenyereza kuvuga amagambo meza yo guhesha abandi umugisha. Mu biganiro byacu bigomba kurangwamo amagambo meza y'Imana, byanga bikunda ngo icyo kiganiro Uwiteka aramanuka akacyumva. Ntabwo nari nzi ko Imana ikunda ibiganiro, ariko narabimenye yuko ikunda ibiganiro, ariko ikunda ibiganiro birimo amagambo meza yo guhesha abandi umugisha. Ni ibyo gusa se? Ahubwo niyo usomye, ndibuka Yesu amaze kuzuka, ni amagambo dusoma hariya mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Yesu amaze kuzuka, ngo abagabo babiri bari barimo bajya Emausi, Kleopa n'undi mugenzi we, ngo bari barimo bagenda baganira amagambo meza y'Imana, bavuga kuri Yesu wapfuye akazuka, bamuvugaga ibyiza. Amagambo meza navuga kuri Yesu, amagambo meza navuga kugira neza kw'Imana, amagambo meza navuga urukundo rw'Imana, amagambo meza nayo guhesha abandi umugisha. Amagambo meza ni amagambo atarimo amagambo yo gusebanya. Hanyuma rero, ariko nguko bari barimo bagenda baganira, umwami Yesu arababonekera, ngo atangira kugendana nabo, ariko ngo amaso yabo arabuzwa, ngo kugira ngo batamumenya. Ariko icyo Yesu yishakiraga bwa mbere, yashakaga kwiyumvira icyo kiganiro. Ngo bagiye baganira rero iby'Imana, nawe ari kumwe nabo, ndetse nawe agenda bafasha baganira, ariko ikiganiro cyabo cyaje kuba cyiza cyane. Ngo yagendaga abungura ubwenge, ngo abungura ubwenge mu byanditswe, ngo babwira ko Yesu Kristo ngo ko yari akwiye gupfa no kuzuka ku munsi wa 3, agenda babwira amagambo meza, ariko biratubwira ngo uko agenda aganira nabo, ngo imitima yabo ikagenda icya yuzuye ibineza neza. Impamvu mvuze aya magambo rero nuko ndashaka kongera kubibutsa ko ikiganiro cyose cyiza, amagambo meza atarimo ubupfu, atarimo gusebanya, atarimo kunegurana, ahubwo amagambo y'Imana, indirimbo z'Imana, ubuhamya buvuga iby'Imana yadukoreye, icyo kiganiro Imana iragikunda. Iyo turimo tukiganira, niba turi 3, Imana iraza ikaba iya 4, niba turi 2, Imana iraza ikaba iya 3, niba turi 10, Imana iraza ikaba iya 11. Imana ijya igenderera abantu barimo kuganira ibiganiro by'Imana, aho baba bari hose, baba bari mu rusengero, baba basuranye, baba bari mu nzira bagendana, aho ngaho Imana iraza ikabana nabo. Ngibyo rero ibyatumye Imana igira ifuhe, ikifuza kujya gusura umukozi wayo Yesaya wari warateshutse, agatangira kuvuga amagambo atari meza. Ngo ni ku ngoma y'umwami Uziya, sinzi impamvu bahereye kuri iryo jambo. Ubanza muri icyo gihe hari amagambo menshi, hari igihe hatera icyorezo cy'amagambo. Ubanza no muri iki gihe tugezemo hari icyorezo cy'amagambo menshi muri iyi si tugezemo ya none. Harimo impuha, harimo gusebanya, haba kuri social media n'ahandi. Abantu baravuga, bakavuga n'ibyo batakagombye kuvuga, bakavuga bagatukana, bakavuga bagasebanya, ariko barangiza bakavuga ubutumwa. Ntabwo byemewe. Oya, niba ushaka kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, banza wezwe, banza utungane. Imana irashaka kongera kugutuma bundi bushyashya, ariko wejejwe. Mu gusoza, ndasoza nongera mbibutsa ko ari inshingano kuvuga ubutumwa.
mu ijuru Imana irongera irahamagara ngo ninde natuma. Yesu arimo aravuga ngo ninde natuma, ninde watugendera, ninde natuma ku banyafurika, ninde natuma ku banyarwanda, ninde natuma ku banyaziya, ninde natuma ku banyamerika, ninde natuma ku banyaburayi. Imana irashaka kuwituma. Wikwisuzugura wowe ezwa, nurangiza uvuge ngo ndabyemeye bari njye utuma. Iraba ngo ninde natuma ku basinzi, ubusinzi ko bwisha abantu, ninde natuma ku basambanyi, indaya ko zigwiriye, ninde natuma ku bicanyi, ninde natuma ku bagambanyi, ninde natuma ku banyangeso mbi, ninde natuma ku banyedini bishushanya, ninde natuma. Imana irimo iradukangurira kugira ngo twezwe idutume, kuko niba ari abavuga batejejwe birabagwije, irabafite benshi, ariko irashaka kugira ngo uve muri abo wezwe, ubundi utumwe ujyana ubutumwa bw'amahoro. Abantu benshi bararushye, bakeneye kubwirizwa ubutumwa bwiza, bakeneye kuva mu byaha byabo, ndetse abandi bamaze gutakaza ibyiringiro, bamaze kubona ko Imana itariho, bamaze kubona ko Imana ntacyo yabamarira. Ariko ndagira ngo ubwire wowe unyumva, wowe ugira ubuntu bwo kuntega amatwi, wowe utari wakira agakiza, wowe utari wemera ubutumwa bwiza, ndagira ngo ubwire ngo Imana irahari, ndagira ngo Yesu arahari. Imana yakuremye iragushaka nawe, irashaka ko wemera ubutumwa bwiza, irashaka ko wemera ubutumwa bwiza. Abo bantu bemera gutumwa bagiye kugutumwaho, n'ubu kandi bagutumweho, n'ubu barakubwira, ugenda uhura nabo, haba mu nzira, haba ku maradiyo, haba mu ijambo ry'Imana, haba kuri social media, nk'uku barakubwiriza ubutumwa bwiza. Urabwiriza ubutumwa ngo uhinduke, hinduka. Ndasoza nkurarikira kugira ngo uhinduke, wemere guhindura ingeso zawe, wemere kwizera Yesu Kristo. Yavuye mu ijuru ari wowe washaka, arangije atuma intumwa ngo zize zikubwire. N'ubu ndimo ndakubwira, niyo mpamvu nari ndimo mbwira bagenzi banjye kugira ngo bongere bezwe, bongere batumwe bejejwe. Birashoboka ko wenda wagiye uhura n'abakubwiriza ubutumwa, ariko bakanyuzamo hagati bakakubwira noneho n'ibindi byaha mukora. Abo ngabo, abo nabamaganye, nabamaganiye kuri iyi kamera, nabamaganye rwose, kandi ntabwo Imana nabibaciye, ahubwo irashaka kugira ngo bongere bezwe, bongere bavuge ibintu bizima, bongere bezwe nk'uko Yesaya yejejwe, bongere batumwe. Ariko ntabwo bivanyeho misiyo y'Imana. Misiyo y'Imana aradutuma ngo tukubwire uhinduke, uve mu ngeso zawe mbi, wemere kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ijambo ry'Imana hariya muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nuvuga ngo turararikirwa kwihana, turararikirwa guhinduka, kubera ko Yesu arashaka kugaruka kugira ngo tujyane mu bwami bwe, tujye kubana iteka ryose. Wemeye kwakira ubutumwa bwiza, inyungu yabyo, kuko wamba sese birimo ihe nyungu. Inyungu ubwa mbere ugira amahoro, uraruhuka, ugira ubwenge, ukamenya guhitamo icyiza n'ikibi, ukamenya iby'Imana yanga, ukamenya iby'ikunda, ukamenya gutandukanya indyo n'imoso, ukayoborwa n'Umwuka Wera. Umwuka Wera arashaka kukuyobora, kubera kuriyobora. Nta muntu uyoborwa n'Imana kabone nubwo yaba afite idini ukora ibyaha, oya, ahubwo agomba kuba yejejwe nk'uko yamuhamagaye nayo ari yera. Ndakurarikira kugira ngo wemere kwakira ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze ngo mugende mubahindure kuba bigishwa, nibamara guhinduka mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Dutegetswe kwitondera ijambo ry'Imana tukarigenderamo. Imana ibaha umugisha banteze amatwi mwese, abantu mwumva iri jambo ry'Imana ribakozeho, mukaba mwari mutarakira ubutumwa bwiza, mukaba mwari mutari mwemera gufata icyemezo cyo kwemera gukurikira Kristo kugira ngo namwe muba abana b'ubugingo. Ndagira ngo mbasengere, ndagira ngo mbasengere muri iri jambo. Hanyuma kandi n'ababwiriza ubutumwa nabo bateshutse bakajya mu ngeso mbi, bakajya mu magambo, nabo barongeye barahamagawe. Namwe mwemere muce bugufi,
namwe dusengere hamwe kugira ngo Imana yongere tugire neza. Imana ibaha umugisha kubwo kwakira ijambo ry'Imana. Nanone reka dusenge, dusoze dusenga Imana. Ndagushimye Mana Data wa twese uri mu ijuru, icyubahiro ni icyawe. Aya magambo tumaze kumva cyane cyane muri kitabo cy'umuhanuzi Yesaya, uburyo washatse kugira ngo weze abantu nurangiza ubatume, ritugezeho. Kandi hari abaryumvise bafata icyemezo barimenya, nkuko Yesaya nawe yimenye akatakamba akinginga kandi ukamugirira ubuntu ukamweza. Uko niko abantu bose bemeye gutakamba, bemeye guhindura ingeso, bemeye guhindura imvugo, bemeye guhindura amagambo, bakajya avuga amagambo mazima yo guhesha abandi umugisha. Abo niko mbasengeye, abemeye kukwakira. Bababarire kandi wongere ubatume, kuko haracyari ibyiringiro byo kongera gutumwa. Urakoze kuko ubyemeye. Hari n'abandi rero nabo bari batarakira ubutumwa bwiza, bari batarakizwa, bakaba biyemeje kugira ngo bakwakire. Nabo ndabasengeye, bejesha amaraso yawe. Uhereye none bakire agakiza kandi bayoborwe n'Umwuka Wera. Amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ndagushimiye kubyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Murakoze cyane.